nkunda kubivuga mukagira ngo ndababeshya, hashira akanya mukongera mukabimbaza. Hano umuntu ari kumbaza ngo ni ibihe biryo umugabo yarya mu rwego rwo kongera amasohoro. Iyi video ntabwo nayigishije mu minsi yatambutse, ariko ntabwo muba muhari mudahari, ariko nanone ntabwo bizajya bimbuza kubasobanurira kubera ko nicyo kintu mbereho kandi ibyo mvuga ndabizi. Guys, ubundi ikintu cya mbere mugomba kwanza kumenya, buriya amasohoro y'abagabo aratandukanye. Atandukanye ate rero? Hari amasohoro aba ari amazi, hari amasohoro atagira impumuro, hari n'amasohoro usanga ari amasohoro meza. Nyine ubwoko bw'amasohoro bwo ni bwinshi bitewe, ugasanga amasohoro ni meza, arafashe, ameze nk'ayarimo amakakama, ku buryo n'iyo uyakarabye gutya mu kiganza bisaba ngo ukube gutya kugira ngo agushiremo ayo masohoro, kandi akaza ari menshi. Ayo masohoro rero ni meza cyane. Ayo masohoro niyo tugiye kwigaho uyu munsi kugira ngo buri muntu wese udukurikiye abashe kumenya ngo ayo masohoro ubwo ari meza ni gute, noneho sasa nagira gute nayitwararika kugira ngo nanjye nyagire. Kuko sinakurangira ngo mbwire ngo ngira ngo ubusohoro bw'ubuzi, amasohoro y'amazi akunda kugirwa n'abagabo babikinisha. Egari ku minsi iri imbere uzajya ushaka no gutera inda byange. Kwikinisha twabonye ko buriya harimo ibintu byiza ariko harimo n'ibintu bibi. Ibibi ni byo byinshi. Kwikinisha ubundi ikintu gishobora kuba cyagufasha kubera kubaho wenyine, kugira iki so ushobora kugufasha kutagira depression, ariko ibindi byose ni bibi. So rero ni ukuvuga ngo ingaruka nyinshi mbi, ingaruka nkeya nziza, wakurikira ibyo wumva ushaka guhitamo mu buzima bwawe. Ufite uburenganzira rero bwo kuba wagirwa inama wo kwifatira umwanzuro. Ni ukuvuga ngo rero umugabo ufite amasohoro meza afashe kandi arimo intungamubiri nyine intungamubiri rero tuvuga, buri uyu mugabo iyo afite ayo masohoro meza akayasuka mu mugore, ni intungamubiri amuhaye. Ikindi iyo atwite akamuhereza, nyine nawe urabyumva, uwo mwana amuhaye intungamubiri ndetse no gusiga isura. Ayo masohoro rero abafasha abagabo bakunda kuba bayafite, burya nta no gushobora no kuba wanababeshyira ku bana babo, kuko iyo yakurakuje inda iza ari we wenyine, umwana aza aba ari we wenyine. So kubera ko ayo masohoro aba ameze nk'amakakama, aragenda agafata agakora icyo bita gusiga isura cyangwa se gusiga imico. Rero kuvuga ngo iyo ufashe ayo masohoro ugasanga ntabwo ariyo ufite, inama ya mbere nakugira ni uko hari imirire ugomba kurya. Imirire ya mbere rero njye nababwiye, ya mbere na mbere guys, njye nababwiye ubunyobwa. Ubunyobwa rero uburyo ubutekamo, uteka ubunyobwa udafite ikindi kintu wabushyizemo, reka urabireka, urabifata ibinyobwa byiza by'ibinyarwanda, ngira ngo murabizi hariyo n'ibitanzania n'ibiki simbizi naho bituruka. Bwa bunyobwa bwiza abantu biyejeje mu murima, ufite nk'ahantu buzi bw'ubunyarwanda, nabwo warangiza byaba ngombwa bukaba busekuye, apana bwanyuze mu cyuma, byaba ari byiza, nyine byaba ari akarusho. Ariko kubera ko abantu benshi batakigira amasekuru n'ibiki, ubwo nyine murashesha, ariko biba byiza mwasekura. Noneho warangiza ugafata ubwo bunyobwa ukabutogosa. Guys, nimvuga gutogosa ntabwo mvuze gukaranga, mujye mwumva ikinyarwanda neza uko gihagaze. Urabutogosa, wamara kubutogosa bugatogota kabisa, bugatogota, bukazana cya gikorwa cyo hejuru, ariko nta vuta ushyiramo, nta kintu na kimwe ushyiramo. Icyakora mu rwego rwo kugira ngo abigotomere neza, ushyiramo akantu k'akunyu gakeya. Noneho warangiza ugatuma icyo kivuge cy'ubunyobwa gifata nyine, apana kubuteka ukabugira amazi. Noneho warangiza ukabugotomera, ntabwo unywa bukeya. Ufata ka gasorori kajya gupima nk'agakombe gatoya k'amazi, ka gakombe gatoya, nzakabereka wenda muri video itaha nabiteguye. Noneho warangiza ukareba agasorori bijya kungana cyangwa bingana, ukagasukamo isosi, warangiza ukayihuta iriya kazuyazi, ukajya ubikora nka kabiri mu cyumweru.
binashoboka ubishaka byihuta wajya ubikora na gatatu cyangwa na kane cyangwa buri munsi. Ni byiza cyane kubera ko biragufasha cyane, noneho warangiza buri nimugoroba, buri gitondo ukagura imineke, ariko twumvikane, imineke ntabwo ariko yose uyikoresha, hari umuneke wa goromisheri, goromisheri hari za poyo, hari za kamarangu, hari za hafiya, sinzi n'indi mineke ntazi ubwoko bwayo, ariko ngewe umuneke mutumye ni goromisheri, apana ba bandi bakubeshya. Genda niba utazi no gushaka imineke, niba utayizi, urebe umuntu wizeye kandi ubizi akugurira imineke ya goromisheri myiza. Mu gitondo ujye urya umuneke umwe, nimugoroba urye umuneke umwe, mu gitondo nimugoroba, mu gitondo nimugoroba, wanyweye na bya binyobwa. Niba ufite ubushobozi genda ufate sezame, ufate n'ubuki, numara ufate ubuki bukeya ubushyire mu gacupa, nurangiza ufate sezame zawe zikorewe isuku zimeze neza. Ariko gayizi, nkivuga sezame nta kubanza kuzikaranga kurimo. Abantu benshi mwanga kurya sezame ari mbisi, mwarangiza mukavuga ngo wapi, ngo turashaka zikaranze. Oya, izo ngizo z'umuti ntabwo uzikaranga, ufata sezame ari mbisi. Ubwo sezame akenshi bakunda kuzicuruza zifite isuku, ukagenda ukaturonga nawe wakumva udafite kwizera, ukatwanika tukuma neza ahantu heza ubona hafite sekirite, noneho warangiza ukadufata ukatuvanga muri ka gacupa karimo ubuki. Mu gitondo ibiyiko bibiri binini, bitewe n'uko ungana, byaba na ngombwa na nimugoroba ukongera, harimo izo sezame n'ubwo buki bukeya. Gayizi, urekoreye ikintu cyitwa amasohoro. Amasohoro aba menshi, aba meza, arafata, kandi binatuma wa mwana ubyaye, wa mwana avuka ameze neza. Buriya abantu bajya bavuga ngo umutiho uturuka mu itako, sibyo? Hari umuntu uri kuvuga ati uyu muntu kabisa ye wana kabisa ubuzima ni ubu, ariko hari n'undi uri kuvuga ati iki ni igiki. So rero kuvuga ngo byanga byakunda, hari ibintu biba bigize gute, bifite itandukaniro. Rero mugerageze mubikore kugira ngo mubashe kuba mwagira amasohoro meza afite impumuro nziza, amasohoro menshi, amasohoro afite izo ntungamubiri zose twavuze haruguru, kubera yuko aragufasha, akagufashiriza umugore, akagufashiriza abana. Ibyo bintu rero twigeze no kubivugaho, tubabwira ukuntu ayo masohoro abyara umwana kandi mwiza ukomeye ufite ubwenge. Ibyo twagiye tubivugaho bitandukanye na bwa busohoro buba bumeze nk'ubuzi budashinga budafatika. So rero ikintu tukivuga uzajya umenya impamvu tukivuze. Ikindi kandi gisubira mu mavidewo yacu, niba utarabashije kugira amahirwe y'uko dutangirana zino videwo, usubire hepfo ugende ureba videwo zigufitiye akamaro, uzirebe zose zifite akamaro, ariko biterwa n'icyo ushaka. So rero Imana ikomeze ibambere umugisha kandi barebe icyoroshye. Bye.